kubera ko tuzihuriyeho n'izindi ministeri usanga zikiri mu cyongereza ariko ibyinshi mu by'ukuri tubikoresha mu Kinyarwanda. Mu zindi nzego yenda izindi ndimi ziracyahari cyane, ariko mu nzego z'ibanze usanga kenshi dukora mu Kinyarwanda. No kuvuga rero Ikinyarwanda nk'ururimi rw'igihugu kandi n'ururimi rw'ubutegetsi hariya mu nzego z'ibanze turagikoresha. Hari ibibazo ugenda usangamo icyo duhuriyeho cyose twese kandi kigeze no kuvugwaho aha ngaha, usanga ari ivangandimi. Yenda n'uwo wabaza hano yavuga ati abayobozi, ndetse nyakubahwa Rucagu yigeze kubivuga ati abayobozi bavanga indimi rwose, murebe icyo mwadufasha kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Hari umuntu uherutse kunyoherereza inyandiko yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga, nagira ngo mbasomere ndetse tunaseke. Yenda mwarabibonye, yaravugaga turabeho rurimi rwacu twagukundaga. Wakwibaza ati se urwo rurimi ni uruhe? Nta muyobozi ukimenya ikibazo, bagezwaho ishuzi bakazasesinga bagasanga ari problemu zikomeye bagomba kudiringa binyuze muri mobilization, bagahita binforminga izindi nzego bahereye kuri meya na gavana. Investigation zigakorwa, ubundi report ikaba shared kubo bireba, bagahita bishuwaringa authorities ko iyo case yabaye solved, ahanini babikesheje cooperation muri buri cooperation buri wese ya manifestinze. Urabeho Kinyarwanda natwe sitwe nibi. Yenda mu by'ukuri murumva ari urwenya, ariko ntabwo ari urwenya. Ibi bintu turabikora, tuvanga indimi. Rimwe na rimwe uzivanga yenda utanabigambiriye, wumva bije gutya gusa kubera ko uri ahantu ijambo rikaza ukarivuga. Hari ubivuga abizi neza, yenda ashaka kugaragaza ko afize ibintu nawe izo ndimi azizi, akagerageza uburyo abishyira mu Kinyarwanda akarikoresha, kandi abizi neza ko azi neza n'andi magambo yashoboraga gukoresha kandi y'Ikinyarwanda bigatungana. Hari n'ubikora kubera ko atazi ururimi neza, kubera ko yenda yahuye narwo akuze atararwize neza kugira ngo abashe kurukeneka, abashe kurukoresha neza n'igihe cyose. Uwo yarwiga yashyizeho ake akagerageza yabigeraho, kuko twagiye tubona abayobozi bagiye batangira mu nzego z'ubuyobozi bavuga Ikinyarwanda gike, ariko kubera umuhati n'ubushake bashyizemo Ikinyarwanda bakagera igihe bakagishobora bakakivuga. Ariko rero ntitwabura kuvuga ko hari n'ababyica nkana. Ibi rero iyo uko kuvanga indimi tugenda tubibona, haba mu nama se, haba mu biganiro mbwirwaruhame, cyangwa se bigatambuka no kuri za televiziyo nk'abayobozi, ugasanga twavanze indimi. Hari ushobora kuvuga ati ariko se hari icyo bitwaye? Icyangombwa si uko icyo umuntu ashaka kuvuga cyumvikana. Hari ababivuga gutyo rwose, bakumva ibyo tuvuga ngo ntihakabeho kuvanga indimi, ntihakabeho guhindura Ikinyarwanda, bakumva nta kibazo, icy'ingenzi ari uko icyo nashatse kuvuga abantu bagitahana. Ariko buriya umuntu ashobora kuba yibeshya,
ushobora kuba wibwira ko ibyo wavuze byumvikanye kandi bitumvikanye cyangwa se byumvikanye igice. Aho rero niyo mpamvu tuvuga tuti byaba byiza umuntu niba ahisemo kuvuga mu Kinyarwanda yavuga mu Kinyarwanda, yenda ijambo rindi akarikoresha ari uko abuze rya rindi yifuzaga gukoresha, ariko bitabaye nk'ibimaze gusoma. Ibimaze gusoma umuntu rwose utazi Icyongereza ashobora kutumva ubu butumwa rwose. Aha rero ngira ngo ni indwara iboneka kenshi, ariko uko abantu bagenda babiganira, abantu bagenda bibuka yuko kuvuga neza ururimi, kurwandika neza ari ibintu by'ingenzi, kubera ko igihe utanga ubutumwa ugomba kunoza n'uburyo ubutanga. Abayobozi rero birumvikana nk'abavuga rikumvikana, nk'abegereye abaturage nkatwe dukorera mu nzego z'ibanze, birumvikana yuko twagakwiye kuba intangarugero mu mikoreshereze y'ururimi rw'Ikinyarwanda, tukabyitwararika kugira ngo amabwiriza dutanga, kugira ngo gahunda za leta tugeza ku baturage tuzibagezeho neza kandi zumvikana neza mu Kinyarwanda cyiza. Ariko ntabwo bihagije gushoreranya amagambo. Hari icyo bavuze intego y'ururimi, ushobora kuba wavuze amagambo y'Ikinyarwanda azwi, ariko uburyo wayatondetse ugasanga nanone harimo ikibazo, nabyo ntibyumvikane neza bitewe n'uko wabivuze. Tujya tubona kenshi amabaruwa umuntu agatangira ati hamwe n'iyi baruwa nejejwe no kukumenyesha ibi n'ibi. Urumva urumva iryo naryo ni ikosa tujya dukora. Ibyo rero ni ibintu bisaba kwihugura no kumenya ururimi uko ruvugwa, uko rwandikwa n'uko rukoreshwa. Nabyo ntibihagije. Kuvuga neza ururimi nanone ni ukumenya icyo uvuga n'igihe ukivugira. Ntabwo ari ugupfa kuvuga. Hari ibyo bavugaga mu kanya, hari uguhangara, hari ukuba washira isoni, hari ukuba washyoma, hari ukuba washyanuka. Hari ibintu byinshi bikorwa, buriya kumenya icyo uvuga n'igihe ukivugira nabyo ni ingenzi. Kuko Ikinyarwanda kigira imvugo. Hano mfite abarimu banjye benshi, Profeseri Nkusi, Profeseri Mbonimana Gamariyeri. Hari igihe rimwe twari mu ishuri, umunyeshuri avuga ibintu by'urukozasoni mu ishuri, mwarimu Mbonimana aramubwiye ariko ati sigaho, Ikinyarwanda kigira imvugo. Ibintu bigira uko bivugwa, ntabwo wadukira ngo uvuge ibyo ubonye byose igihe icyo ari cyo cyose. Rero ni ukumenya icyo uvuga n'igihe ukivugiye, ndetse ukamenya naho ibintu bigeze, kuko ntabwo igihe cyose ibintu bivugwa kimwe. Hari uko n'abantu batera imbere mu gutekereza. Nk'ubu ntushobora nk'umuyobozi uyoboye abaturage benshi, harimo abafite ubumuga, ngo uzuvuga uti hari gahunda twakoreye ibimuga. Ntabwo uyu munsi ariko bivugwa. Uyu munsi twateye intambwe, tubona ko hari imvugo ikomeretsa, ishobora gukomeretsa abantu uri kubwira aho ngaho. Ibyo rero utabyitondeye nk'umuyobozi ngo utange urwo rugero, washobora gukomeretsa bamwe mu bubwira mu bushinzwe, ugasanga uteye ikibazo gikomeye kubera ko urwo rugero utarutanze, kubera ko utakurikiranye. Hari ibintu rero bigenda bihinduka mu Kinyarwanda
bikaba ngombwa yuko tubikurikirana neza kugira ngo n'abatwumva babyumvireho. Niba umuyobozi utarafashe iyo mvugo, abandi se bazayitora ryari? Niba wowe nk'umuntu uri hariya, umuntu bareberaho no mu mvugo yawe batibonamo ngo babonemo ibyo byose. Hari imvugo zipfobya, zishobora gupfobya. Muzi igihugu cyacu ko twanyuze muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu umuyobozi utazi gutandukanya intambara na jenoside, ubwo haba harimo ikibazo. Ntaba yarakurikiye. Ntaba abayobozi dufite umurimo ukomeye wo gukoresha imvugo mu buryo tubungabunga urwo rurimi, ariko tukabunga n'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, tugakoresha amagambo nyayo. Ibyo rero ni ibintu biba bikwiye kugira ngo tugire imvugo ikwiye n'ahakwiye. Kuvuga rero neza Ikinyarwanda, bagiye babivuga, bikwiye kudutera ishema, kuko Ikinyarwanda ni ingobyi y'umuco wacu, ni ururimi ruduhuje. Icyo Kinyarwanda tuvuga rero ni cya Kinyarwanda cyemewe, ni cya Kinyarwanda cyigishwa, kuko babivuze hari indimi ishami nazo ni ngombwa zigomba kwigishwa, ariko hari ururimi rw'Ikinyarwanda, ururimi rw'igihugu tugomba kumenya nk'abayobozi, rukadutera ishema uko turuvuga nuko turubungabunga. Hakorwa iki rero kugira ngo ingorane tubona mu mikoreshereze y'Ikinyarwanda mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo ziveho? Aha harimo ibice bibiri. Hari ibigomba gukorwa, hari ibyakozwe, ibikorwa na leta y'u Rwanda, yewe n'iyi nteko nyarwanda y'umuco n'ururimi ni kimwe mu nzego zashyizweho kugira ngo ururimi n'umuco nyarwanda bibungwabungwe, bitezwe imbere. Icyo ni ikintu gikomeye. Hari itorero ry'igihugu, Abanyarwanda batozwa indangagaciro, kandi ibyo byose binyura mu rurimi. Nanone mwarimu wanjye Profeseri Nkusi niwe wajyaga akunda kutubwira ati siyanse zose, nta siyanse itajya mu rurimi. Ubwo nawe yari yarabikuye no ku bandi. Nta siyanse itavuga, idakoresha ururimi. Ubwo rero izo siyanse zose, ururimi ni ngombwa ku banyapolitike n'abandi, ariko n'abayobozi muri rusange ururimi ni ingenzi. Hari itorero rero, ndetse mwabonye ko n'inama zikomeye z'igihugu zikorwa mu Kinyarwanda, umushyikirano ndetse n'umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu bikorwa mu Kinyarwanda. Ni amahirwe dufite kuba Ikinyarwanda kiduhuza twese, ariko noneho no mu nama nkuru z'igihugu tukaba dukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Ni ibintu bikomeye. Ariko noneho hari no kwigisha Ikinyarwanda. Mwabibonye amasaha uko yagiye yongerwa kugira ngo abana b'Abanyarwanda bakure ururimi rw'Ikinyarwanda baruzi. Noneho hakabaho no gukurikira, cyakora hakwiye gukurikiranwa koko ko muri ariya mashuri akurikiza porogaramu mpuzamahanga, kureba nabo umwanya baha Ikinyarwanda, kuko dushobora kuyareka gutyo ngo bari muri porogaramu mpuzamahanga ariko barigisha abana b'Abanyarwanda. Ibyo rero gahunda zo kwigisha ni ngombwa, ariko noneho tunamenye ngo mu nzego z'ubuyobozi, umuntu ugiye kuba umuyobozi buriya mu mahugurwa ahabwa, kenshi usanga baramubwira igenamigambi, baramubwira ibindi, bakibagirwa kumubwira ko hari n'ururimi rw'Ikinyarwanda mu nzego z'ubuyobozi. Icyo nacyo gikwiye kuzibukwa. Nk'umuntu ugiye kuyobora, hari amagambo bakoreshwa y'umwihariko, hari iki, ariko no kumenya imikoreshereze y'ururimi muri izo nzego dukoreramo. Ibyo rero nabyo ni ibikwiye kuba byakorwa. Ikindi rero ni iyi politiki y'indimi intebe y'inteko yatubwiye.
politike y'indimi yakozwe itegereje kwemezwa no kugira ngo imurikirwe abanyarwanda. Mwumvise akamaro kayo. Icyo navuga rero nuko abayobozi bakwiye kuba intangarugero mu gukoresha neza ikinyarwanda, haba mu mivugire, haba mu myandikire, ariko no kumenya uko ururimi rukoreshwa mu bihe bitandukanye. Aha rero umukuru w'igihugu yaduhaye umurongo umwiherero mu nama y'umushyikirano iheruka, aho umukuru w'igihugu yagaragaza ko ikinyarwanda gifite uko kivugwa, avuga ati ntibavuga abashitsi, bavuga abashyitsi. Burya twese rero tuba dukwiye kumva uyu murongo umukuru w'igihugu yatanze, ni ukuvuga ngo buriya mu yandi magambo yaratubwiye ngo munoze ikinyarwanda, munoze imivugire y'ikinyarwanda, munoze imyandikire y'ikinyarwanda. Kandi byiyongeye kuri ibyo, si n'ubwa mbere yaratanze uyu murongo. Iriya gahunda ya ntibavuga bavuga ijya gutangira, nanone ni umurongo yari yatanze. Ese nta buryo bworoshye abanyarwanda bakwigishwa kuvuga neza ikinyarwanda? Mu banyarwanda rero n'abayobozi turimo, kugira ngo tugire ibyo dukosora, ibyo tudakora neza, ibyo tutavuga neza. Iriya gahunda rero iratangira kandi abanyarwanda bamaze kuyimenyera. Uhura n'umuntu akakubwira ati ntibavuga bavuga, no kuvuga ko hari icyo bisiga mu banyarwanda. Ati ntabwo bavuga ngo ngiye kwa anti, baravuga ngo ngiye kwa masenge. Ubwo rero barabikurikira. Hari ibintu iriya gahunda igenda ikosora mu mivugire y'abanyarwanda, mu mivugire y'ikinyarwanda. Umurongo rero waratanzwe. Icyo dukwiye gukora twese nk'abanyarwanda mu nzego zitandukanye, byaba ari no mu nzego z'ubuyobozi, ni ukuwukurikira. Hari ibyo leta ikora kugira ngo bishoboke nk'imyigishirize, ariko hari n'ibyo tugomba gukora ku giti cyacu. Hari ibyo usiga mu ishuri, ariko hari n'ibyo ugenda wiga nk'umuyobozi, ukagira n'ibyo wiyongereraho nawe ubwawe. Ndumva rero ntarambiranye, ari aho nasoreza, ahasigaye niteguye gusubiza ibibazo byabazwa. Urakoze cyane Initi Jeanne kuri ubwo buhamya. Harimo ibiganiro, harimo n'amasomo. Yewe ndashaka kwihuta, ndebye iriya nyandiko dusomewe n'Intiti Nyirahabimana, byanteye gutekereza. Hari amagambo amwe n'amwe abantu bakoresha ari mu ndimi mvamahanga kubera ko nta n'amagambo ari mu kinyarwanda bisobanura. Urugero, reka mvuge simukadi. Niyo ureba za amatangazo hamagarira abantu gukunda ibikorwa by'aya masosiyete akoresha itumanaho, usanga bandika simukadi mu muhanda ku byapa by'amatangazo. Hari n'igihe ubisoma kubera ko babyanditse uko byakabaye simukadi, nawe ukabanza kwibaza ngo harya kiriya ni igiki, kubera ko byanditswe mu kinyarwanda ariko si ikinyarwanda. Icyo nashaka kugeraho nuko urebye ibyo RARIC imaze gukora mu rwego rwo gukangurira abantu kuvuga ikinyarwanda kandi neza, ni byinshi cyane, ariko turacyafite ubukene bw'amagambo y'ikinyarwanda. Nashaka kumva gahunda ihari yo kongera amagambo ajyana cyane cyane n'ikoranabuhanga igihugu kigenda kijyamo, ariko inyandiko zose, ayo magambo yose akaza ari mu ndimi mvamahanga. Ese gahunda yo gucura ayo magambo, yo kuyarema, yo imezite kugira ngo ntitukabona ibintu si ikinyarwanda si icyongereza, habiyeho amagambo aboneye ajyanye n'ikoranabuhanga uko naryo rigenda ritera imbere. Murakoze cyane. Hari ibibazo bitatu deje ni nk'ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bigaragara nkeka ko twe nk'urubyiruko twifuza kuzahindura, kandi byagatangiye kuri mwebwe ababyeyi bacu. Iyo tuvuze ngo ikinyarwanda ngo ntago gikoreshwa,
kirapfa hari ahantu bituruka. Iyo tuvuze ngo abantu bakuru baracyumva kandi bakakivuga neza, nabo hari aho byaturukaga. Ni ukuvuga ngo mwebwe nubwo mwize mbere yacu, nubwo mutari kukiga, ababyeyi banyu barakibaganizaga, mukicara bakababwira imigani, bakababwira ibintu byose mu Kinyarwanda, ntago mwari kubura kugifata. Mu muryango wo mu rugo iwacu nirebyeho, nibeshye nkakora ikosa mu Cyongereza, papa ntago yakihangana guhita kwanga kunyiyama, ntago yakihangana ahita ambwira ngo ukoze ikosa, agahita nankosora. Ariko iyo ndikoze mu Kinyarwanda, n'ubundi ntago ari byo bizamutunga, yishyizemo ko ngomba kuzatungwa n'Icyongereza. Kandi ndabizi na benshi n'abandi babyeyi benshi usanga ariko baturira kandi niko dukura. Ahandi ikindi kintu, hari ikintu kigaragara mu burezi, ukuvuga ngo mu banyeshuri bo muri segonderi ntago bavuga Ikinyarwanda uko bikwiye, cyane mu bigo by'amaprive. Tukabivuga mu nama buri gihe, abantu bakabivuga, natwe abana tukabiganaho tukabivuga, ariko ahantu bituruka hambere, niba tuvuga ngo ni mu bigo bya prive, ubwo ni ukuvuga ngo biriha amafaranga menshi. Ibyo bintu bikavugwa na ministre, bikavugwa na depite, bikavugwa na meya n'umuyobozi w'akarere. Koko mu by'ukuri abo bantu batatu bari kuvuga ko bitagenda neza, ntago ari bo barerera muri ibyo bigo byishyura amafaranga menshi. Ni umuhinzi uri mu kagari ka Kibari muri Gicumbi wishyura icyo kigo, noneho akaba ariho bipfira. Kuki babivuga mu nama, ntibabivuge mu nama bakorana n'abanyeshuri n'abayobozi b'ibigo ngo ibyo bintu bihinduke. Ikindi nko kuri ziriya ndirimbo zisohoka, niho batubwiye nko kuri ya ndirimbo ya Pasi, buriya aho kugira ngo indirimbo ihagarike yasohotse, twebwe nk'urubyiruko uko nge mbibona kandi bigira ingaruka, byarutwa ukayireka. Kuko iyo uhagaritse yasohotse bituma abantu bose bayishaka bakayimenya, bayimenya ikabajya mu bwonko no mu mutwe, ibintu bigapfiraho. Izo ndirimbo zajya zimanza kwitabwaho mbere yuko zijya ku mbuga nkoranyambaga, zigahagarikwa zitarasohokaho kugira ngo zihagarikwe zasohotse. Ikindi bavuze ngo ku bayobozi, nicyo umuyobozi w'akarere ka Kicukiro yatubwiye ngo kuvanga indimi. Hari umuntu wa mbere uvanga indimi kuko atabizi, n'uvanga indimi kugira ngo yerekane ko azizi. Ahubwo umuntu uvanga indimi kugira ngo yerekane ko azizi atandukanye cyane n'uzivanga byizanye, kuko iyo byizanye biba byamaze kujya mu muco, biba byagiye muri kamere yawe. Ubwo niho hari ikibazo gikomeye. Niba koko wowe ku giti cyawe bishobora kwizana muri wowe, ubwo byahindutse bikugize. Ibyiza nuko niba uri umuyobozi koko, hatavuze ngo hakagombye kureba uburyo hakoreshwa Ikinyarwanda, umuyobozi akwiye gukoresha Ikinyarwanda. Iyo uvuze ngo hakagombye kureba uburyo, ubutangiye kubigore kumurengera, akwiye gukoresha Ikinyarwanda bikaba bizwi. Murakoze. Ngize kwaka ijambo ntibyakunda, ariko ntekereje ko ari umwanya mwiza waryo, yuko mbere ko bavuze bati Ikinyarwanda gikwiye kubikwa mu ikoranabuhanga. Nge nabonye ahandi hantu hakomeye cyane gikwiye kubikwa no kurindirwa cyane, hitaho kandi byagira akamaro, ni mu bijyanye n'amadini yobokamana. Kubera ko hariya abantu bakoresha Ikinyarwanda uko bishakiye, banahinduye ibitabo bita bitagatifu bakabihindura uko bishakiye, ugasanga nta politiki ishobora kuba iriho yo kuba barengera Ikinyarwanda muri ibyo bitabo bitagatifu. Noneho hakaba ingorane ebyiri, yuko abo bihaye Imana badakoresheje ururimi neza, batageza ubutumwa neza bashaka kuvuga ku Banyarwanda. Urugero, nk'ubu tuzi ko kuva mu Rwanda rwabaho mbere uko amadini avuye hanze aza, babaga bafite umuhuza w'Imana n'abantu. Hariho uwita Kibogo, hariho uwitwa Ryangombe, Nyabingi, nyuma haza na Yesu. Abo icyo bahuriyeho kuba bahuza b'Imana, ijambo ryabaga rikwiriye ni imandwa. Bango ndi imandwa ya Ryangombe, ndi imandwa ya Nyabingi, ubu turi imandwa za Yesu. Kuba imandwa rero mu buryo bw'ibyobokamana ni ukuba umwana wa. None rero tuvuze ngo ndi umukirisitu, ubu bipfobeje. Ni nko kuvuga ngo ndi umugereka, ngo ndi umuki. Nk'ubwo bagombye kwibuka ijambo ku bantu, cyangwa se Roho Mutagatifu.
mwabonye ko ryaje ariho mutagatifu, abandi bati ni umwuka wera. Iyo babizanye batyo rero mwumvise ko ari abasenga bavuga ngo Mana dusukire ku mwuka wawe wera, bakumva ko roho mutagatifu asukika nka gazi, sibyo? Kandi mukuri abavuga roho mutagatifu aryo tuba ngo umupersona, ni umupersona muri bwa Kinyarwanda mwene uwo bije neza. Ubu ndimva ivuga muri Kanga bamwitaga umuzimu, nkuko hari umuzimu mubi n'umuzimu mwiza, kandi umuzimu nivuga uvuye ikuzimu, bivuga wavuye mu mubiri. Kuki tutakibuka nk'iryo jambo rikaza umuzimu mwiza? Wagabanya imyemerere cyane. Tujyanye ku Kinyarwanda, iby'imyemerere tubica. Navuze ko dukwiye kurinda Ikinyarwanda cyane no mu myemerere. Murakoze. Icyo nshaka kwanza kuvuga ni ugushimira. Ndashimira kuko twigisha Ikinyarwanda twahuye n'ibibazo byinshi cyane, ariko kugeza ubu ngubu hari byinshi byakemutse.